Niba ugira ikibazo cy'amashereka make cyangwa se cyo kuyabura burundu cyangwa se ukabuza umuntu waba inshuti yawe cyangwa umuvandimwe ujye ugira iki kibazo cyangwa se akaba agifite, egera hino wumve uburyo bwagufasha kugira ngo umubyeyi agire amashereka menshi kandi ahagije, egera hino ukurikire ikiganiro. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, yambi ikaze nari mbakumbuye. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza tugira wo kuganira ku bintu bitandukanye. Uyu munsi rero nabateguriye ku kibazo cyo kubura amashereka cyangwa se uburyo wakoresha kugira ngo uwo mubyeyi ntazongere kubura amashereka cyangwa niba yagiraga make akaba yakwiyongera. Ikaze rero tubane muri iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe impamvu zishobora gutuma ubura amashereka cyangwa se n'ikintu ushobora gukora kugira ngo uyagire menshi kandi ahagije, hanyuma umwana akomeze kugira ubuzima bwiza. Hanyuma rero ikintu cya mbere umubyeyi aba agomba gukora kugira ngo amashereka yiyongere ni ukonsa. Konsa inshuro zihagije, dore ko iyo utonsa cyangwa wonsa gakeya amashereka rwose agera akivumbura akabura. Ikintu cya kabiri ni uburyo ufatamo umwana, kwa kundi uba ukikiye umwana uri kumwonsa, burya uburyo umufatamo nabwo bushobora gutuma amashereka aza yiyongera cyangwa se akigendera bitewe n'uko wafashe umwana. Hari ukuntu ufata umwana wenda ibere rigasa nkaho rimutsikamiye ku mazuru bigatuma umwana atabasha konka neza. Ibyo bintu rero bituma amashereka yaba yabura cyangwa se akagabanuka. Ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo amashereka yiyongere ni ukwirinda gukoresha bibero. Bibero turazizi, izi ngizi duheramo abana amata cyangwa se amashereka. Wirinda kuyikoresha mu gihe ukiri kumwe n'umwana ukiri kumwonsa, ya minsi baba mukiri kumwe, ntabwo biba ari byiza ko wamumenyereza bibero ngo ujye umuvangira bibero hanyuma nawe wongere umwonsa. Hari igihe umwana amenyera bibero bityo akumva ntagishaka gukurura ibere. Rero ibyo nabyo ni ukubyirinda kuko iyo umenyereje umwana bibero kandi ugifite igihe cyo kumwonsa, burya bishobora gutuma atonka neza hanyuma bikaba byagabanya amashereka. Ikindi kintu burya gishobora gutuma amashereka agenda cyangwa se abura akaba makeya ni stress. Stress rero ni ikintu kibi gishobora gutuma ubura amashereka. Bityo rero umubyeyi aba agomba kwirinda stress igihe yonsa kugira ngo amashereka arusheho kwiyongera ndetse aboneke bihagije. Ikindi wakora kugira ngo ugire amashereka menshi ni ukonsa umwana amabere yombi igihe abasha kuyahumuza. Hari ababyeyi bagira gutya agaha umwana ibere rimwe akarimumenyereza, iryo bere niryo rizagira amashereka, irindi ribyihorere kuko nyine rizumva ko nta kazi rifite ryiturize, bityo amashereka abure. Konsa rero umwana umuhindurira amabere ukazajya umuha rimwe, yarihumuza ukamuha irindi, biba byiza. Twibuke ko kandi igihe uri konsa umwana ntago umwonsa ibere ngo nagera hagati uhite umuhindura umushyire ku rindi kugira ngo ahite yonka irindi. Icyo gihe bituma nkaho aba ameze nkaho yonsa amazi gusa, kuko ubundi amashereka ya mbere umubyeyi acyonsa aba ameze nk'amazi. Uko umwana rero agenda yonka akurura mpaka ahumuje, nibwo burya agera ku ndunduro akagera ku mashereka meza yuzuye intungamubiri. Kuriya kuntu rero ushobora gufata umwana ukamushyira ku ibere iminota 5 cyangwa se 3 ku ibere rimwe, ugahita umukuraho ukamushyira ku rindi, kiriya gihe ntabwo aba yakageze ku mashereka ya nyayo, kuko amashereka agiye agira kushe cyangwa se ibice. Ni byiza rero kumwonsa ibere rya mbere akarihumuza, akajya ku rya kabiri naryo akarihumuza. Icyo gihe nibwo uba wizeye ko umwana yonse neza kandi yonsa amashereka yose afite intungamubiri. Hanyuma ikindi kintu wakora ni ukumenya amafunguro umubyeyi afata kugira ngo abashe kugira amashereka. Hari amafunguro rero yihutisha amashereka, harimo nko imboga z'igisura ndetse no guhekenya ibisheke. Icyo gihe iyo umubyeyi afashe imboga z'igisura agira amashereka menshi kandi meza, kimwe no guhekenya igisheke. Uriya mutobe w'igisheke nawo wongera amashereka cyane
bigatuma rwose umubyeyi igituza kimera neza. Ikindi kintu cya nyuma nababwira kugira ngo umubyeyi agire amashereka menshi kandi meza ni ukunywa amazi. Kunywa amazi ahagije, umubyeyi akabyitwararika akanywa amazi, bituma umubyeyi agira amashereka. Hari ababyeyi banga kunywa amazi igihe barimo konsa ngo bibwira ko ngo amashereka ashobora kuba amazi. Ntabwo ari byo kubera ko umubiri wo ubwawo ukora ibintu neza, nta mashereka y'amazi ashobora kubaho ngo umubyeyi ari bugire amashereka y'amazi ku buryo amashereka aba amazi. Bigatuma rero batanywa amazi ngo umwana ngo ataza kunywa amazi, ariko burya kunywa amazi wonsa ni byiza cyane kuko binatuma umwana atagira constipation ngo abe yananirwa kwituma. Rero babyeyi tuzajye tunywa amazi igihe turimo turonsa. Ibyo rero byari ibintu by'ingenzi wakora kugira ngo ugire amashereka menshi kandi ahagije. Hanyuma hari igihe rero biza nk'uburwayi. Iyo bije nk'uburwayi umubyeyi akaba yari afite amashereka kandi ibi bintu byose tumaze kuvuga abikora neza nta kibazo, akajya kubona akabona amashereka aragiye. Hari ikindi kintu nakurangira. Uriya muti witwa umufumbwa ni umuti w'agatangaza ku mashereka. Ukuntu rero ushobora kuwukoresha, ufata ariya mababi yawo ukayaronga neza, tuvuge nk'amababi 5, hanyuma ukayaronga neza, wamara kuyaronga ukayavuguta. Umufumbwa mu busanzwe n'ubundi uraryoherera, ugira nk'agasukari ndetse kavanze n'akunyu. Murabizi ko abana baranayikunda kuyirya. Ntacyo rero wagutwara, ntushobora no kurura, ahubwo ni umuti mwiza uhita uzana amashereka. Niba umubyeyi yabyaye akabura amashereka cyangwa se akaba yarayafite akajya kubona akabona amashereka aragiye, uzafate umufumbwa ibibabi 5, ubironge neza, uvugute, noneho ukamurire mu gikombe cy'igikoma. Mu gikoma umubyeyi agiye kunywa ukamuriremo amazi azava muri ayo mababi 5. Uko umubyeyi agiye kunywa igikoma ukagenda ukamuriramo. Icyo gihe umubyeyi azahita, igituza kizahita kizana amashereka, agira amashereka menshi kandi meza. Bidakunze cyaba ari ikindi kibazo, nakugira inama yo kugana muganga. Ariko umufumbwa ni icyatsi cyiza, ni ikimera cyiza kizana amashereka menshi kandi meza. Rero niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro wacu, wakora subscribe kugira ngo tujye tubana n'ikindi gihe. Kandi niba dusanzwe tubana, Imana iguhe umugisha, mukomeze mukore like, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero mbifurije ibyiza. Bye.